Urukwavu n'igikona. Urukwavu rwatonganye n'igikona rurarakara cyane rushaka kucyica, ariko igikona kibibonye gityo kirigurukira kiragenda. Urukwavu ruti iki gisiga nagikinishije mba nakishe nkakirya. Nuko urukwavu rugerageza guhimba ubwenge bwo kuzakica, rujya ahirengeye aho ibikona byakundaga gutora. Ruhageze rubona Sakabaka, rurayibwira ruti nubona igikona ukinyereke, uti dore urukwavu rwapfuye, nanjye ndiryamira nk'intumbi. Sakabaka irabyemera. Muri ako kanya igikona kiraza. Sakabaka ibibonye irakibwira iti dore urukwavu rwapfuye, ngwino tujye kururya. Igikona kiremera kiti tugende. Biragenda. Igikona kirarwegera kibwira Sakabaka kiti data atarapfa yambwiye ko iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo, none nduzi urunguru rwawurambitse, ni bite? Urukwavu rwumvise ayo magambo y'igikona rushinga akarizo. Igikona nacyo kirigurukira kiti sinkiruriye narubonye ni ruzima rwose. Nuko urukwavu rubura igikona rutyo. Bakame n'ikiyoni. Amapfa yarateye, Bakame irasonza maze yibuka ibyo gusuhuka. Iti mu kijyaga mpafite mabukwe, nahakoye inka zanjye 8. Bakame iragenda, ibonye inaniwe ijya mu gicucu munsi y'igiti. Irora hejuru ibona ikiyone gitamiye umunopfu w'umutari. Nkunda gatukura Bakame karusha. Iti henga nihendera ubwenge kiyone. Amashyo kiyone urakoma neza, noneho si ubwiza urasa na bike. Bakame ivuze ityo, ikindi cy'igipfu kiti uburanga mbuhwanya n'ihoho. Gihera ubwo ngubwo cyasamura ikinwa, umutari uragwa, Bakame irawusama. Bakame iti kiyone wimena umutwe. Ikiyone nacyo kiti gapfa utambyiniye wagisambo we. Kiti umpenzi rya none gisigara kimyiza imoso.